mu gihugu cy'imisozi igihumbi, mu cyaro kimwe hakungahaye ku buhinzi kandi hakunda kwera ibitoki byinshi, hatuye umugabo witwa Harerimana n'umuryango we. Harerimana afite umuryango w'abana 4. Yitega amaramuko ye biturutse ku mwero w'ubutaka n'ibyo yahinze, harimo ibishyimbo, amasaka ndetse n'ibigori. Ariko muri ako karere habayemo ihindagurika ry'ikirere bituma bateza kubera imvura yabatengushye, umusaruro urabura. Buri mugoroba Harerimana atembera mu mudugudu w'iwabo yibwira mu mutima we amagambo aza kubwira umugore we n'abana. Agira ati, muryango wanjye, uyu munsi murararira agakoma gusa. Umugore we agerageza kwihangana, ariko rimwe na rimwe mu maso he hagaragaza kwiheba. Bucura bwabo arararira kubera inzara. Ubwo buzima bw'ubukene bwatumye Harerimana atemera ko hari abaturanyi babasura. Yabonaga nk'aho yamaze gutsindwa, yabaye ikigwari mu kwitwararika urugo rwe. Hamwe n'ibyo bigeragezo by'ubuzima yanyuragamo we n'umuryango we, ariko yari yarizeye umwami Yesu. Umugoroba umwe yaje gufungura Bibiliya. Yari amaze igihe yaracitse intege adaheruka kuyisoma, atari uko atizera ibyanditswe byera, ahubwo yari yarambiwe no gusenga akabona nta mpinduka. Iryo joro yumvaga hari ikimusunika, afungura Bibiliya, asoma ijambo riri muri Matayo igice cya 11 umurongo 28. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Harerimana atuje imbere y'ijambo ry'Imana, yumvaga arushe, ananiwe, akeneye gutabarwa kuva hera. Bwari ubwa mbere muri uku kwezi adasengera amafaranga, adasaba imvura, ahubwo asaba gukomezwa, kongererwa imbaraga mu kwizera. Ati, Mana, niba ureba uyu musozi undi imbere, urugo rwanjye, mpimbaraga unshoboze kongera guhagarara nanone, atari mu by'ubu buzima gusa, ndetse no mu muntu wanjye w'imbere, nongere nkwizere. Umunsi wakurikiyeho Harerimana yarabyutse mbere y'uko izuba rirasa. Yaje kwibwira muri we, aho kugira ngo ategereze imvura hari icyo yaba akora. Yarahagurutse ajya gushaka akazi mu murenge wari umuri bugufi, niba hari akazi k'amaboko yabona. Ubusanzwe ubwibone bwari kumuhagarika. Umugabo ujya gusaba akazi ko gukora amasuku, gukora mu mihanda, ariko ukwizera kwari kwasimbuye ubwibone. Icyo cyumweru baje kumutoranya mu bandi muri gahunda yo gukora umuhanda. Babishuraga make, ariko byarutaga ubusa, bikaruta gusaba. Nyuma yaho umuturanyi we yaje kumuhuza na koperative yigisha guhinga kijyambere. Batangira kwizigama, bahana ibitekerezo. Mu gihembwe cy'ihinga cyakurikiyeho, umurima wa Harerimana waje kwera cyane birenze umusaruro yitegaga. Nyuma y'ibyo bitangaza byose, Harerimana yakomezaga kuvuga ati, umusaruro ntabwo wavuye mu butaka, ahubwo wavuye mu mutima wizeye ugatera intambwe yo kwizera. Uyu munsi Harerimana ayobora amasengesho ya mu gitondo hamwe n'itsinda rito munsi y'igiti cy'umutini kiri mu nzira hafi y'umudugudu w'iwabo. Bahana imitwaro bakayisengera, kuko babonye ko gusenga gukingura ijuru. Agakomeza kubabwira ati, ukwizera ntabwo buri gihe kuzana imvura ako kanya, ahubwo kuguha gushira amanga, ukongera ukabiba nanone. Abana be baranezerewe. Mu rugo rwe ntabwo hakirangwamo gushoberwa. Iyo abantu bamubajije ku byerekeye ibitangaza, aramwenyura, akareba mu mpinga z'imisozi, akabasubizanya akanyamuneza. Agira ati, iyo wumva Imana mu nzira zisanzwe za kimuntu, niho Imana izanira igitangaza. Nk'uko hari uwavuze ati, igihe cy'ibitangaza ntabwo cyarangiye, ahubwo kwizera mu bantu. Shalom, shalom. Sangiza iyi nkuru ku muntu wumva wihebye,
atabona inzira, ahari iyi nkuru yamusubizamo imbaraga akongera akizera Imana mu nzira zisanzwe. Ni Imana ikorera ibitangaza byayo. Mwakoze, naho utaha.